Apotre Mutabazi agiye gukora ubukwe, gusa yatumiye abantu 30 bonyine. Apotre Mutabazi Kabarira Maurice yateguje ubukwe bwe n'umukunzi we Beatrice bamaranye hafi umwaka bakundana. Avuga ko buzitabirwa n'abantu 30 gusa, yise inshuti nyanshuti n'abavandimwe. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe impamvu atanga ku giti cye yibi. Turasoza tunareba icyo abahanga mu mitekerereze ya muntu bavuga ku bantu badakunda abantu benshi. Kubera iki umuntu umwe yakoresha ubukwe bugataha abantu 300, undi we agahitamo abantu 10 bonyine? Ese koko ibi aba ari uburwayi, ni depression? Murakaza neza nshuti z'Imana. Ubukwe bwa Apotre Mutabazi na Beatrice buteganyijwe kubera muri Kigali Marriott Hotel ku itariki ya 2 Ukwakira 2026. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Apotre Mutabazi yavuze ko we na Beatrice bagiye kurushinga bamaze amezi 11 bakundana. Gusa ngo usibye n'ibyo banamaze igihe ari inshuti zisengana. Ndagira mbere yuko twinjira muri iki cyegeranyo ubanze ukore subscribe kandi ukande like kuri iki kiganiro. Kubera iki abantu nk'aba bahitamo abantu 30 koko? Ese ni depression? Dore icyo abahanga bavuga. Yagize ati tumaranye amezi 11 ariko twabanje kuba inshuti, twasenganaga, tubanye ikivandimwe. Nyuma nibwo twaganiriye ku bijyanye no kubana kuko nabonaga afite indangagaciro z'umugore wo mu bwami bw'Imana. Apotre Mutabazi yavuze ko yahisemo Beatrice nyuma yo guhura n'abandi bakobwa batandukanye ariko ntibahuze mu buryo yifuzaga. Ati urebye ubumenyi n'imyizerere mu buryo ubwami bw'Imana mfite, byantegekaga gushaka umugore wemera kwigishwa no kubatizwa mu myumvire yanjye, ariko nakunze guhura n'abashakaga kunyigisha ahubwo. Gusa Bibiliya iravuga ngo kuko bidakwiye ko umugore yigisha umugabo. Betty niwe nabonye unyumva kandi agatega amatwi iyo umwigishije akabyakira byishimiye. Agaruka ku mpamvu yahisemo gutumira abantu 30 gusa. Yavuze ko ubukwe bwe yabwise mariage de nocturne. Asobanura ko ari ubukwe bugaragaza kwitandukanya n'abo yise indyarya, abibone n'abagambanyi mu buzima bwe. Yavuze ko nubwo umuntu ashobora kuba afite inshuti nyinshi, mu by'ukuri habamo inshuti nyanshuti, ari nazo yahisemo gutumira. Ku ruhande rw'umugeni hazatoranwa abavandimwe n'inshuti nyanshuti 15, no ku ruhande rwe hatoranwa abandi 15, bose hamwe baba abantu 30. Apotre Mutabazi yavuze ko no kuri ubu agikora urutonde rw'abazatumirwa kuko mu bantu 15 yihaye hakiri imyanya 2 ataruzuza. Abantu nka Apotre Mutabazi ni abantu bwoko ki usanga badashishikajwe cyane n'ibikundi? Abantu nka Apotre Mutabazi ni abantu b'ubwoko bita introverte, abantu badakunda gushagarwa. Ese koko yaba afite ibikomere? Yaba atisanzura mu bantu? Ibyo tugiye kureba hano hasi biraza kugutangaza. Ubwonko bwabo ndetse bene aba bantu usanga baha agaciro icyo afitanye cyangwa se bafitanye nawe nk'umuntu, bakirengiza cyane gushagarwa n'icyo bimaze. Dore uko bimeze. Ibi kugira tubyumve neza turaza kubigabamo ibice bitatu. Ibyo birimo sensory sensitivity, intimacy ndetse na cognitive energy. Dore impamvu umuntu ashobora guhitamo gutumira abantu 30 mu bukwe bwe, undi agatumira 300. Abantu bo mu bwoko bwa introverte badakunda abantu usanga bagira icyitwa high sensory cyangwa se cognitive load. Ni ukuvuga ngo kuri bo ikirori kigari si ikirori, ikirori cyuzuye urusaku, icyo aba ari nk'inkomyi ku bwonko bwabo. Birabubangamira cyane. Buretse gato utaragira kure, ubukwe bunini buvuze gupfukirana ibiganiro bya ngombwa kuri bo. Umuziki mwinshi uboneka mu birori nk'ibyo, amatara menshi abacanwe ndetse n'abantu baza babakoma ku rutugu cyangwa se ku ntugu zabo bati urongoye neza, ushatse neza. Ibi ntabwo babibona neza kuri bo. Ubwonko bwabo bwisanga bwananiwe kwihanganira no gushobora kuvangura ibyangombwa biranga batashye ubukwe. Urugero, kumenya niba bishimye ngo ubwonko bwabo bitandukanye n'urusaku rw'ibyuma by'umuziki bicurangwa hafi aho. Ku muntu nk'uyu ubukwe bwatashywe n'abantu 300 buba bumeze nko gufungura inkuru z'ibinyamakuru 50 zose icyarimwe ngo zisome nyamara unaniwe mu mutwe cyangwa se mu bwonko. Mu gihe abantu 30
baba bamwemerera kubakurikirana no kumenya imbamutima zabo byoroshye. Uretse ko atari ibyo gusa, aba introverts cyangwa se introverts usanga umusemburo w'ibyishimo wabo wo mu bwonko udakunda cyane ibikundi cyangwa se abantu benshi. Umuntu utumira abantu 300 mu bukwe ntabwo ubwonko bwe bwishimira abashyitsi kimwe n'umuntu utumira abantu 30 bonyine. Dore uko bimeze ku muntu ukunda abantu benshi, ubwonko bwe burishima cyane iyo ashagawe kandi akaba ari w'abantu bahanze amaso cyangwa se bitayeho. Mu gihe ubwonko bw'undi udakunda abantu benshi, aho kuba umusemburo w'ubwonko umwe n'umwe tumaze kuvuga wa dopamine, we avubura acetylcholine. Umuntu udakunda abantu benshi we vubuye umusemburo wa acetylcholine. Uyu musemburo utuma yumva atuje ndetse agatekereza cyane. Ku mugeni nka Apotre Mutabazi, guhagarara imbere y'abantu yatumiye 200 ntabwo ari ibirori kuri we byo kwishimira, oya, ni nko gusabwa kugira umurimo akora w'imvune nyinshi. Ibirori iyo byitabiriwe n'abantu benshi turabizi ko bisaba nyiri ibirori kwisanisha na buri umwe mu bari aho, nko kugenera amasegonda 45 buri mutumirwa, ababwira cyangwa se ubabwira uti mwakoze kuhaboneka, ibiribwa biri hariya. Abantu banga ibirori bigari binini ntabwo bakunda kuganira n'abantu babikiza, ahubwo babona ubukwe nk'amwe ndetse nka kimwe mu bintu cyangwa se mu minsi ikomeye y'ubuzima bwabo. Kuri bo ni ukuvuga ngo niba nakoresheje ubukwe buto, nzafata iminota 15 ihagije ngo nganire n'inshuti yanjye yo mu buto, urukumbuzi rushire. Nzaganira na marume kandi nzaganira na mushiki wanjye. Ibyo ntabwo wabibasha watumiye abantu 500. Mu bukwe bugari mba nsa n'uri gukora akazi ko kuganira ndetse no kubana n'abantu ntanavugisha kenshi, ndetse benshi muri bo mba ndanaza no kubibagirwa ntaranasinzira nijoro ngeze mu rugo. Mu mibare y'abantu, mu mibanire y'abantu, abantu bamwe usanga bagira uruhare mu by'abandi ndetse abandi bo bakaba ari abantu bitegereza gusa byonyine. Abitegereza bahitamo udutsinda tw'abantu bato cyangwa se duto kuko bibemera kugenzura neza ibyabo. Mu bantu benshi mu gikundi kigari utakaza ubugenzuzi ku buryo uba uhangayikishijwe kenshi nuko utaramenya uko abantu baritwara. Urutonde rw'abantu 30 birumvikana neza ko nta mvange z'amaho ngaho. Buri muntu aba yatekejweho neza kandi aba yizewe, kandi aho baba bari nk'abantu haba hatekanye. Cyane ko mu bukwe bwinshi bunini cyangwa se bugari usanga burangwa no kugaragaza umukire, kwiyerekana, kwerekana ko ukunzwe cyane ngo bwajwemo na benshi, nyamara si uko bimeze. Aba introvert cyangwa se introvert usanga bahitamo gushingira ibintu byabo n'icyizere ku ndangagaciro z'abantu aho gushingira ku gitutu cy'abantu, ibyo sosiyete ishaka. Abantu bahitamo abantu bake mu bukwe bwabo usanga bafite amanota meza urebye ku kintu cyitwa internal locus of control. Ku mugeni nka Apotre Mutabazi ntabwo ikiba gishishikaje cyane ari ukwibaza ngo abantu baragira ngo iki nintatumira bene bacu bo kwa mama wacu. Abayibaza ikintu kimwe, ese ninde mpitamo uzaba uhagaze impande yanjye ku munsi w'ingenzi mu buzima bwanjye? Ninde ubikwiye? Njye nitwa Samuel Mugisha. Muri make guhitamo abantu 30 mu bukwe bwawe si uguca amazi bariya 200 batahabonetse, ahubwo ni ukurinda imbaraga za nyazo zikenewe ngo ukunde unishimire kandi ba bantu 30 bazahaboneka bya nyabyo. Ikibazo, ese wowe uri umu introvert cyangwa se uri umu extrovert? Ukunda abantu benshi cyangwa se ni bake? Ubu bukwe urabuvugaho iki?